Habari zenu mabibi na mabwana wafuasi wa Demon TV Official. Tunarudi tena ili tuendelee na masomo yetu ya Kiswahili. Muraho nshuti bakunzi ba Demon TV. Turagarutse mu isomo rya kabiri ry'Igiswahili. Ubushize twigaga insuhuzanyo tugendeye uburyo cy'umuntu yasuhuza undi mugenzi we agendeye ku bice by'umunsi, mu gitondo, saa sita nimugoroba. Uyu munsi rero isomo ryacu rirakomeje no tureba ubundi buryo twakoresha muri rusange dusuhuza umuntu cyangwa se abantu, ariko muri rusange tutitaye ku bice bigize umunsi. Abareba kuri screen zanyu nicyo twita namna nyingine ya kusalimiana isiyofuata wakati au majina yoyote. Uyu munsi ryo tugiye kureba ese none wasuhuza umuntu gute muri rusange, ugendeye cyangwa se utitaye kukuba ari mu gitondo, saa sita cyangwa se nimugoroba. Icyo gihe rero nibyo tugiye kureba ubu ngubu, turebe ni gute muri rusange wasuhuza umuntu mu Giswahili utiriwe uvuga ngo ni mu gitondo, ni saa sita, ni nimugoroba. Ukomeje kwitegereza urareba ku ifoto uri kubona kuri screen yawe, hari abantu bahoberanye, abandi bakoranye mu biganza. Ubu nyine ni bwa buryo dukoresha dusuhuzanya, nuko covid yabyishe. Covid nuko yabyishe ubu ngubu abantu ntibagihoberana, no guhana ibiganza biragoye, ariko kandi nabwo mu byibuke dukomeze twirinde. Reka rero turebe ubwo buryo ne bwa rusange umuntu yakoresha asuhuza mugenzi we cyangwa se abantu ahuye nabo, atitaye ku gihe, atitaye ku bice bigize umunsi, akabikoresha mu buryo bwa rusange. Ni ukuvuga rero ubwo buryo ni ubu bukurikira kuko mubireba. Hejuru handitse ngo salamu, hirya handitse ngo jibu. Ni ukuvuga salamu ni insuhuzanyo, noneho jibu ni igisubizo. Noneho rero uhuye n'umuntu ushobora kumubwira, utamubwiye habari za asubuhi, nimba ari mu gitondo ushobora kumubwira muri rusange ngo hujambo. Ndasubiramo, hujambo. Nawe icyo gihe azagusubiza ngo sijambo. Ni ukuvuga ni mu gihe ari umuntu. Nibyo nanditse mu dukubo, nanditse ngo kama ni mutu mmoja. Noneho ari benshi ubonye ugeze ushobora kuvuga ngo hamujambo. Ndasubiramo, hamujambo. Nabo bakagusubiza ati hatujambo. Nabyanditseho muri parenthèse cyangwa se mu dukubo, nanditse ngo kama ni watu wengi. Ushobora kandi no kumubwira ati habari gani. Habari gani mu cyangwa no kuvuga amakuru cye cyangwa se amakuru yawe, nawe akagusubiza ati nzuri cyangwa se njema cyangwa se salama. Muri kubireba uko byanditse, abansabye ko nabyandika, noneho muri kubireba neza. Ushobora no kumubwira ati habari za nyumbani. Ni ukuvuga uramubwira ati mu rugo baraho, amakuru y'imuhira. Nawe icyo gihe azagusubiza ati nzuri cyangwa se njema cyangwa se salama. Ushobora no kumubwira noneho n'ubundi muhuye, ukamubwira ati mumaze igihe mudaherukana. Iyo mudaherukana ukamubwira ati habari za siku nyingi. Siku ni ukuvuga ni umunsi, nyingi ni ukuvuga amakuru y'iminsi myinshi. Nyingi tuzabira mu masomo azakurikiraho. Nyingi bivuga byinshi. Uramubwira ati habari za siku nyingi, nawe akagusubiza ati ni nzuri cyangwa se njema cyangwa se salama. Noneho nimba wenda b'i Kigali, ushobora kumubwira ati habari za Kigali. Murahura ati habari za Kigali, ushaka kumenya nyine amakuru y'i Kigali. Ahangaha ushobora gushyira ahandi hantu uwo muntu aba hatandukanye. Icyo gihe nawe azagusubiza ati ni nzuri cyangwa se avuga ati ni njema cyangwa se ni salama. Ubu rero ni uburyo izindi nsuhuzanyo twakoresha muri rusange, haba mu gitondo, saa sita, nimugoroba. Uhuye n'umuntu ukamusuhuza, mutangire mu bikoreshe rwose. Noneho rero reka tubirebe ubu buryo gusuhuza, tubirebe noneho mu biganiro. Hano kuri screen zanyu murabona ko handitse ngo soma mazungumzo na ujaribu kuyaigiza. Ni ukuvuga urasoma nawe ugerageze kubyigana. Urasoma nawe ubyigane. Zungumuzo rakabanza, ni ukuvuga ni ikiganiro cya mbere. Hano abantu babiri barahuye, ni Kagabo na Gatera. Umwe agiye gusuhuza undi. Kagabo aratangira avuga ngo hujambo Gatera. Hujambo Gatera. Gatera nawe akamusubiza ngo sijambo sana rafiki yangu. Sijambo sana rafiki yangu. Kagabo akamubwira ati habari za siku nyingi. Habari za siku nyingi imbere nabisobanuye. Gatera akamusubiza ati nzuri sana. Kagabo wazazi hawajambo. Gatera hawajambo wote. Ni ukuvuga bose bameze neza. Kagabo na ndugu zako je? Abavukanye, abo muvukana bameze bati? Nawe akamusubiza ati bameze neza. Gatera nao pia hawajambo. None bagasezerana, akamubwira ati asante kwa heri.
nawe akamubwira ati haya kwa heri bwana Kagabo. Ubu ni uburyo nyine bahuye barasuhuzanyije noneho basezeranyeho. Ubu ni uburyo rero nawe uhuye na mugenzi wawe mwaganira mugakora akaganiro gato nk'aka ngaka kugira ngo nyine mwihugure murebe ko mwabifashe neza nk'uko nabivuze. Kubisoma biroroshye, ndongera mbisome. Hujambo Gatera, sijambo sana rafiki yangu. Habari za siku nyingi, nzuri sana. Wazazi hawajambo? Hawajambo wote. Na ndugu zako je? Nao pia hawajambo. Asante, kwa heri. Haya, kwa heri bwana Kagabo. Ngira ngo umuntu wese uzi gusoma mutazi gusoma uri kubireba yabisubiramo. Ubu ni uburyo rero wajya wifashisha igihe uhuye na mugenzi wawe rwose wigira ubwoba gukoresha igiswahili, mubaze nawe nazaba yarakurikiye The Moon TV official azagusubiza muri ubu buryo. Reka tujye ku kaganiro ka kabiri turebe ubundi buryo nabwo abantu bashobora n'ubundi gusuhuzanya. Nizungumuzo lindi umuntu ashobora hano twatse ngo nizungumuzo la tatu, na kaganiro ka gatatu nyine. Ubundi buryo bwa gatatu umuntu ashobora guhura bakaganira. Ni hagati y'uwitwa Meki na Saveri. Tuvuge n'umuntu witwa Meki undi yitwa Saveri. Meki ahuye na Saveri aramubwira ati hujambo Saveri. Hujambo Saveri. Saveri nakumubwira ati sijambo sana rafiki yangu. Aramubwira ati meze neza. Hujambo Saveri, umeze ute? Meze neza. Meki aramubwira ati habari yako? Cyangwa se habari zako? Saveri aramubwira ati nzuri sana. Ibyo twabibonye imbere ku kiganiro cyabanje. Meki, wazazi hawajambo? Wazazi hawajambo. Uramubwiye ababyeyi bameze bate? Wazazi hawajambo? Saveri nawe ati hawajambo wote. Uvuze hawajambo wote n'abo ababyeyi bameze neza. Meki arongera ati na ndugu zako je? No hirya twabibonye ni ukuvuga abavandimwe bameze bate, bamerewe bate? Saveri aramubwira ati nao pia hawajambo. Ndasubiramo, nao pia hawajambo. Nuvuga ati nabo bameze neza. Nuvuga Meki aramubwira ati asante, kwa heri. Asante urakoze, kwa heri urabeho. Saveri aramubwira ati haya, kwa heri Meki. Ubu nyine ni ubundi buryo ariko buri mu buryo bw'akaganiro, abantu babiri bahuye basuhuzanya basezeranaho. Aho muri rero mugenzi mwicaranye ibyo bigerageza rwose, witinya musuhuze. Nusanga atabizi mubwira ati hari aho bigisha igiswahili ku buntu, jya kuri The Moon TV official ufungure urahasanga amasomo y'igiswahili. Bakoresha uburyo bubiri, ikinyarwanda kuko twahereye hasi ku buryo nawe ari gutega amatwi akabyumva noneho nawe akabisubiramo akabikoresha. Katujye ku kandi kaganiro nako turebe. Noneho hano ni abantu babiri n'ubundi hamwe handitse ku ruhande rumwe murabona ko handitse ngo mutu wa kwanza, urundi ruhande handitse ngo mutu wa pili. Umuntu wa mbere nyine ahuye n'uyu wa kabiri aramusuhuje akumubwira ati hujambo. Hujambo. Umuntu avuga ngo hujambo zasubiza sijambo. Hujambo sijambo. Noneho cyangwa se akubwira ati habari za siku nyingi, nimba maze igihe mudahura, amakuru iminsi myinshi. Agusubiza ati nzuri, cyangwa se akubwira ati njema cyangwa se salama nk'uko ibyo twabibonye. Ushobora kumubaza ati habari za kazi, nimba ari umuntu ufite akazi usanzwe uzi ko afite akazi, none uramubwira ati habari za kazi, akazi karagenda. Nawe azakubwira ati njema sana, njema sana cyangwa se nzuri sana. Hano yavuga njema sana cyangwa se nzuri sana, cyo gihe uzahitamo. Noneho n'ubundi arongera amubwira ati nyumbani hawajambo, mu rugo bameze bati? Akamusubiza ati hawajambo. Nyumbani hawajambo? Hawajambo. Arongera amubwira nawe akeneye kumenya uko ababyeyi bameze, ati wazazi wazima? Aramubwira ati wazima. Nuvuga ni bazima, nta kibazo, ntabwo barwaye, bameze neza. Noneho arakomeje avuga ati kaka yako jambo? Kaka yako jambo? Murumuna wawe cyangwa se musaza wameze ute? Cyangwa se ushobora no kutavuga